Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amina. Gira amahoro ya Kristo muvandimwe. Turacyakomeza kuganira ku maturo. Turi kureba uburyo twajyaga dutanga amaturo cyangwa se uburyo tutayatangaga kubera ko tutari tubizi. Bavandimwe, mumaze iminsi mumbwira muti muri Kiliziya Gatolika rwose twebwe amaturo ntabwo twarigeze tuyigishwaho, ku buryo abenshi ntitwayatangaga, ariko atari ukubera ubusambo, ahubwo ari ukubera ko tutasobanukirwaga neza. Haleluya. Ibyo rero ntabwo ari igitangaza, kandi nagerageje gusobanura impamvu Kiliziya Gatolika itagiye cyane iyigisha ku maturo, nuko yangaga yuko yakanga abantu aho kugira ngo bitabire ubutumire bwa Yezu, ahubwo bagatinya ko bagiye kuba ari abatanga amafaranga. Ibyo twabiganiriyeho, tubona yuko naho wenda baba mu kuzana ivanjiri mu Rwanda baragize wenda nk'izo ntege nkeya zitereka abantu icyo bagomba gukora ku Mana, ariko igihe kirageze cyo kugira ngo tubimenye, twe kuzavuga ngo ntabwo twabimenye. Birumvikana abasokuruza bacu batashye izi nyigisho wenda tutarazisobanukirwa, ntabwo babajijwe cyangwa ntibaciriwe urubanza ruhagaze ku maturo, kubera yuko umuntu azabazwa ibyo yamenye, n'ubwo ngo ibyo yirengagije abisuzugura abizi kandi abishaka, ibyo nibyo biba byabaye icyaha. Haleluya. Sogokuru wanjye ashobora kuba nako yari umugatolika, ariko ashobora kuba atarigeze yigishwa cyane ku maturo. Ni ukuvuga ngo ntabwo azabazwa ngo kuki atatanze 1/10, ntabwo azabazwa ngo kuki atagize gutya, ariko ibyo azabazwa nibyo azaba yarigishijwe. Gusa ngewe ikintu naje kubona ni uko umurage baduhaye ntabwo watubereye umurage. Nge navuga ngo ntabwo watubereye umurage mwiza, kubera ko buhoro buhoro isi yagiye igwa mu kintu kimeze nk'umuvumo. Isi yagiye igwa mu kintu kimeze nk'umuvumo. Mu minsi ishize twaganiriye ku mugisha n'umuvumo, twasanze byinshi bigaragara mu isi y'uyu munsi ari ibintu bijyanye n'umuvumo. Bivuga iki rero? Kwa kutigishwa cyane ku maturo byatumye abantu badahabwa imigisha myinshi Imana yemereye abazajya batanga 1/10 n'amaturo. Haleluya. Ni ukuvuga rero ngo mu gushinga Kiliziya cyane bitaga ku kureba ukuntu babwira abantu iby'ubwami bw'ijuru, bakavuga bati nitubereka ko bagomba kugira icyo batanga, none ahubwo barisubirirayo. Noneho ntibabigisha cyane kuri 1/10 n'amaturo. Andi matorero aje yo yarabivuze cyane, ariko kubera yuko yabwiraga abantu nabo basa naho barezwe mu muco wo kuhabwa gusa, usanga kwigisha abantu ngo gutanga biragoye cyane. Nanjye nubwo mbivuga wenda ntagambiriye kugira ngo ume muvandimwe, ariko ntibibuza ko hari abarakazwa n'izi nyigisho, akaba yavuga atari ku muntu ko ariko twigisha ku maturo cyanera, ukumva mbese ako kantu kamuje mu kubera iki? Kuko yarezwe muri wa muco wo kumva ko agomba guhabwa atagomba gutanga. Ngewe rero icyo Nyagasani yambwiye, yarambwiye ngo nze nkubwire aho inzira y'umukiro iri. Ntabwo mvuga ko abatangiye Kiliziya bayizanye mu Rwanda babikoze nabi. Oya, ntabwo babikoze nabi, bakoze mu buryo bwo gukurura abantu kugira ngo begere bamenye iby'ingoma y'Imana, ariko ntibabakangure cyane ku kintu cyitwa gutanga 1/10 n'amaturo. Noneho rero uko Kiliziya yagiye ishinga imizi, niko abantu bagendaga bataronka imigisha myinshi. Bikagenda bigaragazwa nyine n'ibihe turimo. N'uyu munsi usanga Kiliziya yarabayeho kera, ariko mu by'ukuri ubona ku isi yagiye igwa mu kaga, intambara ya mbere y'isi yose, intambara ya kabiri y'isi yose, yewe tutarebye neza n'iya gatatu n'iya kane n'iya gatanu zizaba. Kubera iki? Intambara ziri mu mitima y'abantu ni mbi cyane. Ahanini rero ntabwo twatinya kuvuga yuko imigisha itakiri myinshi kuri twebwe, ntabwo tugituye muri cya gihugu cy'umunezero nk'uko Imana yabibwiye umuhanuzi Marakiya mu gitabo cye yanditse avuga ati mutange 1/10 n'amaturo. Twabiganiriyeho bihagije. Kuri 1/10 n'amaturo rero abantu bagenda bambaza ibibazo binyuranye kugira ngo turusheho kubisobanukirwa. Nanjye numva rero gusobanukirwa aricyo cy'ingenzi kurusha kwihuta. Haleluya.
igihe rero kirageze kugira ngo za nyigisho wenda twafataga, ntago navuga ko kiliziya ntabwo yigeze igera aho hantu ngo ibyigishe mu bundi buryo, ahubwo yabaye nk'aho ihagenda gake cyangwa se itahereka cyane abantu, kubera yuko wenda yabaga ivuga iti ni ukubatwara, mbese ni gahoro gahoro. Mu kinyarwanda avuga ngo ni ugukoma rutenderi. Kiliziya yatinyaga gukoma rutenderi. Gukoma rutenderi ni gute rero? Kwa kundi umuntu nyine abasanzwe agendesha intege nkeya, noneho wamusaba n'ikindi kintu kimusaba agatege nako yari afite kakagwa. Ako rero niko kiliziya yakomeje ivuga iti reka bakomeze bagendeye kuri aka kaguru kamwe, n'ubundi ni ugusodoka. Gusa igihe kirageze cyo kugira ngo tumenye ngo kujya kwa Kristo ntabwo ari ugusodoka, si ukugendera ku magi, ahubwo ni ugukanda ikibyimbye kikameneka, nuko tukavura. Haleluya! Ntabwo kiliziya yabikoze nabi, ariko igihe kirageze cyo kugira ngo muvandimwe, kwa kugendera ku magi kiliziya yakomeje kugenda tugendaho, byagiye biterwa n'imyumvire yacu, tudashaka guhinduka, tudashaka kurekura, bigatuma n'abatwigisha basa naho batubembereza kugira ngo tutavaho twivumbura tukigendera. Ariko igihe kirageze cyo kugira ngo noneho tumenye ukuri kandi tugendere mu kuri. Haleluya! Tubintwari. Haleluya! Twavutse kera, twakuze kera, twabatijwe kera. Igihe kirageze cyo kugira ngo tube abantu bakuze. Igihe kirageze cyo kugira ngo tube abantu bazi ubwenge. Igihe kirageze cyo kugira ngo tube abantu babwirwa kandi bakumva. Haleluya! Hari umuvandimwe nawe wambajije ikibazo, aravuga ati se wenda kuri gutanga 1/10 n'amaturo ko tugenda tubyumva, ese nka kuriya uba ugize amahirwe wenda ukabona nk'umuntu aragusuye nyine aguhaye nk'akantu, ugatanga 1/10, ariko ukaza kwibuka ko hari umuvandimwe utagize icyuha. Ese ugize icyo umuha, wenda ukavuga uti ubutaha sinzatanga 1/10 kubera yuko uyu munsi natanze 2/10, ubwo ngubwo byaba ari bibi. Ndamubwira ni rero kenshi na kenshi gutanga ni ibintu twebwe tugomba kuvana ku mutima. Haleluya! Nufata ngo gutanga ni umutima, uzamenya icyo ukwiriye gukora. Hari n'umuvandimwe nawe wambajije, arambwira ati se ko mu gushima Imana, amaturo yo gushima Imana niba tugomba kuyatanga, ese ntago byashoboka yuko kugira ngo ntumire abantu twicare turye tunywe, ntago byashoboka ko nafata ahubwo ikiguzi cy'ibyo birori nari gukoresha nkaba nacyohereza wenda kwa muganga cyangwa se mu nzu y'imbohe, mbese nkaba nagikoresha igikorwa cyo gukiranuka? Atese ubwo ngubwo ibyo ngibyo si byo bikwiriye? Ndamusubiza rero, kandi nawe ndi kukubwira muvandimwe, nawe birashoboka ko ufite ikibazo nk'icyo, ukavuga uti twafashe urugero rw'amadolari 100, ukavuga utaho kugira ngo nyafate yose nyashimiremo Imana ntumire abantu barye banywe, ahubwo reka nyohereze kwa muganga cyangwa se nyohereze ku mukene cyangwa se ngire gutya, biraba ari ugushima Imana. Ijambo ry'Imana ryanje mu mutwe nkimusubiza ni igihe Yezu bamusigaga amavuta umubavu, umugore asiga Yezu umubavu w'agaciro gakomeye. Noneho rero abigishwa ba Yezu nyine barimo na Yuda baravuga batese ubu ngubu aya mavuta apfuye iki ko rwose arahenze, nitwari kuyafata se tukayagurisha, noneho ibivuyemo tukabifashisha abakene. Yezu amenya ibitekerezo biri mu mitima yabo. Haleluya! Nuko arabasubiza ati, haleluya, arababwira ngo abakene bo muzabahorana. Haleluya! Uyu mugore ni mumureka, ibyo akoze byari ngombwa ko abikora. Abakene bo muzabahorana, ariko iki gikorwa akoze ntago kizahoraho. Haleluya! Ndizera kubyumva rero muvandimwe, abakene tuzabahorana, inzu z'imbohe igihe cyose tugihumeka zizabaho, ibitaro bizahoraho kandi bizahora bikora. Abakene mbese tuzabahorana, niko ijambo ry'Imana ribivuga. Ariko nitureke gushima Imana ngo nukugira ngo tuzamure umukene. Noneho ngenda mubwira nti tuvuge ushobora kuba wabonye akazi, kazi ufiteho 1/10 cya buri kwezi, twacyumvikanyeho ko ari buri kwezi,
gutanga ni umutima, niwe ugomba kumenya icyo uha Imana. Noneho reka turebe ko ari buri kwezi. Ese ntushobora gufata ukwezi kumwe ukavuga uti bavandimwe nimuze namwe inshuti muze mumenye amakuru yanjye, noneho amezi akurikiyeho ugafasha imfubyi n'abapfakazi, amezi akurikiyeho ugafasha abari mu nzu z'imbohe, mbese muri make gahunda zigakomeza uko bikwiye? Ibyo birashoboka. Hari n'ikindi kintu gishoboka, guhamagara inshuti ukavuga uti njye mfite amadolari 100, ngiye kupasuramo 2, 50 mpamagara inshuti n'abavandimwe tuyasangire 50 yandi nyohereze mu mbabare. Ibyo ni wowe wabigena. Icy'ingenzi ari n'umuvandimwe wambajije atese birashoboka yuko umuntu yafata icyo cy'icumi ukakigabanyamo imirwi myinshi? Ibyo narabivuze, ndavuga nti rwose biremewe, kubera ko ubushobozi bwacu natwe ntabwo bari bwinshi. Muvandimwe, birashoboka ko wowe waba uvuga uti ariko ntabwo ariko bimeze. Niko bimeze, kubera ko nawe hari fagitire aho ngaho uri, hari fagitire udashobora kwirengagiza. Ntabwo bazazana fagitire y'umuriro ngo uvuge ngo yanga urumva ngo natanze icy'icumi. Oya, donc hari ibintu navuga ngo bituri imbere tudashobora kureba ku ruhande. N'icyo cy'icumi turagikuramo, Nyagasani afite uko aza yasubizaho, ariko kandi natwe tuba twamaze gukora imibare tugasanga ntibivamo. Kubw'ibyo rero ntabwo Imana iri bukubwire ngo nawe atanga 2 by'icumi, cyane cyane ko na kimwe cy'icumi kukivanaho kwabaye nko kwikataho inyama. Haleluya. Imana yacu rero ntabwo ari Imana iremera, Imana yacu ahubwo ni Imana itworohereza cyane. Ni nasanga icyo cy'icumi utashobora kukibona, ikurikije ibibazo ufite izagusonera. Ibyo narabivuze. Ubwo rero reka nari ngisobanura kuri wa muvandimwe uvuga uti aho gushima sinayajyana mu nzu y'imbohe cyangwa nkayafashisha umukene. Ibyo rero bikongera bikagaruka kuri sanse yo gushima. Gushima uhamagara inshuti n'abavandimwe ukavuga uti nimuze mbabwire ibyambaye, nimuze mbabwire ibyo yankore, nimuze. Haleluya. Bakaza kugufasha, bakagutiza amashyi. Haleluya. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo aho 2 cyangwa 3 bateraniye banyambaza, mba ndi hagati yabo. Haleluya. Nukuvuga ngo nawe umwe naho waba wicaye wawe uti ngiye gushima, ntabwo byaba ari bibi. Ariko 2 cyangwa 3 Yesu Kristo ahita yihuta aza kuhareba. Haleluya. Akavuga ati aba bana bakomye amashyi. Kandi twongere twibukiranye yuko iyo muri mu gikorwa cyo gushima burya muba mumeze nk'abari gusenga. Icyo ndizera yuko ucyumva muvandimwe. Iyo uhamagaye abantu uti nimuze mumfashe mumpa amashyi dukomera Imana, mu by'ukuri muba mumeze nk'aba bantu bavuze bati nimuze dufate iminsi y'amasengesho, muze dusangire igihe cy'amasengesho. Nugusenga kuko uri kubabwira ibyiza Imana yagukoreye, kuko nabo bari gushima Imana kubw'ibyo yagukoreye, kuko muri bo harimo abantu bari bihebye ariko bamaze kumenya ko ya Mana ishobora byose, baboneyeho n'ibyabo nuko nabo barashima. Haleluya. Ubwo rero ni isengesho. Mu by'ukuri ubwo bahamagaye 2 cyangwa 3 ngo baze bagufashe gushima. Kubw'ibyo rero icyo ni igihe gikomeye cyo kugira ngo Yesu aze rwagati muri mwe. Ikindi namubwiye ntese iyo umuntu aguhaye inka ujya gukura ubwatsi bucece, icyo kintu kirashoboka? Reka da ufata inshuti n'abavandimwe wenda bakeya. Nanjye mu mashimwe sinkubwira ngo utumira abo muziranye bose, uzatumira bitewe n'ubushobozi ufite. Ntabwo nanjye mu gutumira ngushyira ngo ugomba gutumira runaka na runaka. Oya. Ariko nawe ugiye gukura ubwatsi ku muntu wakugiriye neza, tuvuga umuntu yarakurebye abona nta nzu ugira kubera ko wenda uri mu bibazo, akubakira inzu. Kujya gukura ubwatsi cyangwa se guhinga, kujya gukura ubwatsi ntabwo ugira gutya bucece nimugoroba ngo unyaruke unyerere ugwe yuti nanje gukura ubwatsi. Reka da, utumira inshuti n'abavandimwe ukababwira uti rero umuntu yampaye inka, cyane cyane ko niyo yiguhaye guhera ku mugaragaro, noneho rero muze nge gukura ubwatsi. Kandi burya twongere twibukiranye yuko iyo umuntu aguhaye inka ntukura ubwatsi burya inka ntitaha. Mu Kinyarwanda rwose aravuga bati kandi ubwatsi babukura mbere yuko inka itaha. Icyo nicyo ngiye nasanze mu muco wacu wa Kinyarwanda. Bivuga ngo umuntu aricara akavuga ati nguhaye inka, bugacya mu gitondo ujye gukura ubwatsi, nawe nyuma ya bwa bwatsi akazabona kuzana yanka. Gukura ubwatsi rero nubwo ari ijambo ryo mu Kinyarwanda, ariko gukura ubwatsi bivuga gushimira uwakugiriye neza. Ubwo rero nicyo twita gukura ubwatsi. Noneho rero iyo umuntu aguhaye inka ujya gukura ubwatsi akazabona kuyizana.
ese muvandimwe, umuntu uko yaguhaye inka bikaba byagukoze ku mutima, biri buze kugushobokera kubiceceka ngo abandi ntibabimenye? Nujya gukora ubwatsi se ntibazabimenya? Nayitashye sigeze mu rugo bwo ntibazabimenya? Nibabimenya se bakamenya yuko wabaye kakanwa karya niwumve, ngo ako kavuza induru nanone ntiwumve, muvandimwe ubwo zaba wabaye umuvandimwe mwiza? Wari warabuze urubyaro n'urugero, Imana yo mwijuru guteye iteka iguhaye akana, ubwo wabiceceka? Wabasha guceceka? Kubera ko utabibasha rero mpamagara, uhamagare na runaka wari warabimenye, n'undi runaka ubabwira uti mwari muzi ko cya kindi cyari ikibazo ubu cyabaye igisubizo. Haleluya! Muzi ko cya kibazo ubu cyabonewe igisubizo? Bizamfasha gukomera kubera ko nagufashije gusenga, bizanafasha na wa muvandimwe wenda uzabyumvira kure akaba yaragifite icyo kibazo avuga ati nge sindabyara, bizamufasha avuga ati ariko Imana ko yahaye runaka urubyaro, nanjye reka nyikomereho izamu. Noneho nawe akajyaza ati Imana ya runaka nanjye ntabara. Si wumva rya shimwe ryawe ryabyaye byinshi? Hari n'abandi bazavuga bati yo ukuntu twari twaravuze ngo ni ingumba turamwaye, burya nabo niho batabikubwiye ko baba babyumvise. Ni ukuvuga ngo ryashimwe rigira icyo rizamura mu mitwe no mu mitima y'abantu benshi bitewe n'uko waritanze. Haleluya! Kubw'ibyo rero gutanga ishimwe mbese ugahamagara abantu ni ikintu navuga ngo kiri ngombwa, bitabujije wenda ko wareba ku bushobozi ufite. Hari n'abandi bantu bari mu bihugu byateye imbere bitabamo inshuti, wajya no gutumira ukaba utabona ubutumira. Icyo gihe ushobora gukora kamverope ukakoherereza umukene cyangwa umupfakazi cyangwa umuntu uri mu nzu y'imbohe uwo wabuze. Ibyo byo biremewe. Ariko niba uba mu bavandimwe bashobora kugufasha gushima bakagutiza amashyi, kuki utayasaba ngo bagutize amashyi? Ese wari wabona imbyino umuntu abyina yikomera amashyi bigakunda? Reka da! Niba ugiye kubyina ubwira abandi bakagukomera amashyi. Haleluya! Ayo mashyi rero arakenewe kugira ngo Yezu Kristo ahererwa amashyi n'impundu iwawe, kuko yakoze bya bindi byari bikomeye abandi batashoboraga gukora. Haleluya! Ibyo rero ndizere yuko bitazongera kujya bitubera imbogamizi cyangwa inzitizi ku kintu cyitwa gutanga amaturo, gutanga icyo nkomeje kuvuga nongera gutindaho kandi nzakomeza kuvuga mu gutanga amaturo, nuko gutanga bigomba kuva hehe? Ku mutima. Nanone icyo wakora kitavuye ku mutima cyaba ari iki? Impfabusa. Ndishimira rero ko turi kugenda twiga tukaba turi gusobanukirwa, ariko kandi ndanifuza yuko izi nyigisho zitaduca mu gutwi kumwe ngo zisohokere mu kundi, ahubwo nizinjire mu gutwi, zimanuke zifate mu mutima, hanyuma zijye mu kanwa. Haleluya! Zijye mu kanwa, ni ukuvuga ubyumve ubituze mu mutima, ariko kandi nawe ubyamamaze ubibwire n'abandi. Ariko haleluya! Amaturo rero ntabwo agomba kutubera ikintu navuga ngo kibaye nk'umuzigo cyangwa umugogoro, ahubwo tugomba kumva ko ari ikintu cyoroshye. Hari umuvandimwe nawe wambajije ikibazo, atese gutanga ituro ryo kwigorora n'Imana ni ngombwa kuba wagiye muri penetensiya, cyangwa wowe ubwo ushobora kwica ikiru ugahita ugitanga ntujye no muri penetensiya? Igisubizo rero namuhaye kandi nahawe na Yezu nuko penetensiya akamaro kayo gatandukanye n'ak'ikiru. Penetensiya igukuriraho icyo kintu, igukuriraho icyo cyasha. Penetensiya yigereranye n'amazi agukarabije, mbese ugakaraba neza ukaba ukeye. Ariko noneho nubwo wakeye ugafata ingamba ukavuga uti sinzasubira, kugira ngo nazanasubira ngiye kure yaho nari naracumuri, ukahava ukajya gutura ahandi. Ni ibyo ngibyo rero gutanga kwica ikiru cyangwa gucibwa ikiru. Mu ntebe ya penetensiya hari igihe ujyayo bakaguca ikiru. Ndavuga ku bakristo gatolika, hari igihe ugenda padiri akakubwira ati niba waribye, niba waragize gute, nanjye ku bubasha nahawe nkubabariye ibyaha byawe, ku bubasha nahawe. Ariko uzagende ufate uwo muntu, urebe uwo muntu wibye icyo kintu, mu biganireho, niho nawe utatinyuka kubimubwira neza, ariko uzamusange padiri akabaguciye ikiru cyo kuzasanga wa muntu. Ashobora kutakiguca akakubwira ati rero ugende wicare wigorore n'Imana usenge. Hari ubwo akubwira ati uvuge rozari kugira ngo urusheho gusabana n'Imana.
wowe rero wamara kuyivuga ubwo nicyo kiru yaguciye, wamara kuyivuga ukavuga utari ko nduva bidahagije, ubwo ni mu mutima wawe birakwiriye ko nsanga runaka nkamubwira ko namwibye, ubwo nicyo kiru wiciye. Ukavuga uti njyewe ngiye kumureba, reka ntware wenda icupa rya wisiki, reka se ngende ntwaye se akantu runaka ingemu, kuko kera byabaga ibyo kwikorera igiseke, ntago ari ibyo uyu munsi ugatwara agaseke ukavuga uti reka njye kureba runaka. Wagerayo ukamubwira uti rero nanje kugusako no kukubwira rwose niyunze n'Imana nawe mbabarira. Haleluya. Niyunze n'Imana nayisabye imbabazi nawe mbabarira. Ninjye wagize gutya, ninjye waguhemukiye, akakubabarira cyangwa nakubabarira, bwaho ngaho haba hasigaye indi dosiye none bibaye hagati yanyu. Ariko icyo nge navugaga nicyo kwica ikiru. Ni ukuvuga rero ngo nitwitiranye gutanga amaturo y'ikiru cyangwa y'impongano ngo tubyitiranye no kutajya mu ntebe ya penetensiya cyangwa kujya mu ntebe ya penetensiya. Ni ibintu bibiri bitandukanye. Intebe ya penetensiya igukuriraho cya cyasha bwa busembwa, ikiru kigatuma mbese nawe ubwawe burya kwica ikiru ni wowe ubwawe uvuga uti icyo nakoze kiragayitse, ukumva urigaye, ukigaya wakwigaye ugafata umwanzuro. Haleluya. Hari n'undi muvandimwe nawe wambajije ikibazo, arambwira ati se ati ko amaraso ya Yezu yakuyeho ibyo ngibyo, biracyari ngombwa ko umuntu atura igitambo cy'impongano z'ibyaha? Biracyari ngombwa ko dutura igitambo cyo kuhongerera ibyaha cyo kujya gute? Ese Yezu ntiyabirangije? Ndamusubiza nti rero hari ibintu abantu bakwiriye kumva kandi bakabyumva neza, kuko se kibi dayimoni antikristo ari kubyuriraho kugira ngo ajijishe abantu. Kandi Bikira Mariya bitubwiye ikibeho ngo ubuhakanyi buzaza mu cyayenge. Ni ukuvuga mu cyayenge ni gute? Mu kantu twita akantu gatoya, aho niho ubuhakanyi buzinjirira. Ngo Yezu yarabirangije, ngo none ngo nimwiturize. Ntabwo ariko bimeze. Ijambo ry'Imana riravuga ngo kuva ku bwa Yohani Batista ubwami bw'Imana buraharanirwa, kandi abibyihare nibo bazabukukana. Haleluya. Icyo ni ijambo ry'Imana. None rero ntago wakumva ukuntu Yezu Kristo yaba yarabirangije ukavuga ngo byararangiye. Icyo Yezu yadukoreye tucyumve. Yezu yafunguye amayira yari afunze. Yezu yadukuriyeho ibyagombaga kutuzitira byose ngo tuzagere mu ijuru. Yaraje abikura mu nzira, kuko kujya mu ijuru rwari urugendo rukomeye ndetse rutanashoboka. Twongere twibukiranye ko abantu bari barapfuye mbere ya Yezu batajyaga mu ijuru kubera ko ryari rifunze. Ibyo twarabiganiriyeho ubwo twaganiraga ukuntu yagiye kuzimu kubohora abari baboheyeyo. Haleluya. Noneho rero Yezu yarebye ukuntu cya giti cy'ubugingo cyari gifungiranye. Uribuka yuko ubw'Imana, haleluya, yabwiraga Adamu na Eva bamaze gucumura, ikavuga iti abangaba rwose ubu nibave mu busitani. Yahise yohereza abamarayika b'abakerubimu kurinda igiti cy'ubugingo kugira ngo muntu ataba yakiriyeho, kuko iyo aramuka akiriyewe ntabwo ari kuzapfa ukundi. Haleluya. Ubwo turi ku maturo kandi noneho igiti cy'ubugingo kirarindwa. Kirinzwe rero ni ukuvuga ngo nta muntu n'umwe kuva ku bwa Adamu na Eva, nta muntu n'umwe wari wemerewe kugera kuri cya giti cy'ubugingo. Yezu abibonye kandi ari we giti cy'ubugingo, aravuga ati dawe reka bankoreho. Haleluya. Haleluya. Aramanuka akura amahwa mu nzira yari hagati ya muntu n'igiti cy'ubugingo. ayakuramo ibyo biraro byari byaracitse, arabisana, nuko inzira iba nyabagendwa. Nguko uko yabigenje. Twaronse imbabazi z'ibyaha twari twarakoze kubera Yezu. Igitambo cye cyanejeje Imana, maze kubw'ibyo yiyunga n'abantu, yemera ko cya giti cy'ubugingo cyongera kugendererwa, ndetse yemera ko umuntu agikoraho ndetse akanakiryaho. Haleluya. Ariko kugira ngo umuntu azakiryeho, kugira ngo umuntu azakigereho, ni ku bushake bwe, kuko umuntu yahawe ubwenge n'ubwigenge. Haleluya. Erega muvandimwe, nubwo wowe wemera Yezu, hari abandi batamwemera. Abayahudi ngo baracyategereje Yezu. Wongere wibuke yuko ubwo Yezu yazukaga, abasirikare bamaze kuyoberwa barabahamagaye, baravuga bati mubwire abantu yuko mwasinziriye, nuko bakaza bakamwiba.
nuko ikinyoma ngo gikwira kuva ubwo n'ubu ngubu baracyategereje ko mbese bazi ko Yezu nta nubwo azazuka. N'ubu hari inyigisho zivuga ko Yezu atigeze azuka, hari n'izivuga ko Yezu atigeze apfa. Izo ziriho, ariko ibyo byose ni ibintu Antikristo akoresha kugira ngo agende ayobya abantu, ajijisha abantu, kuko azajya agenda atwara abantu mu kintu cyitwa urujijo. Muritonde rero inyigisho zigenda zivuga ngo nta munsi w'imperuka, erega n'umuriro w'iteka ntawubaho, impuhwe z'Imana zarabitwikiriye. Ntabwo ari byo, ntabwo ari byo. Ijuru riraharanirwa kandi abibyihariye nibo bazarikukana. Ntabwo ari uwo ari we wese, ntabwo ari uzavuga ngo Nyagasani ndashaka kujyayo, ntabwo ari uzavuga ngo data oya, ahubwo nuzakora ugushaka kwa data. Haleluya. Umenye ko gukizwa kwawe muvandimwe ugomba kubigiramo uruhare. Kubw'ibyo rero gutanga ituro ryo kwiyunga n'Imana, gutanga ituro ryo gusaba imbabazi, gutanga ituro ryo kwigorora ni ngombwa. Kuko uri umuntu, uyu munsi uracumura, ushobora kuvuga utariko nakabije, reka njye gusaba imbabazi. Ubwo se hari igitangaza cyaba kirimo? Kuki usaba imbabazi mugenzi wawe ukumva ko Imana ugomba kubyibazaho niba ugomba kuyisaba imbabazi? Oya, Imana yisaba imbabazi kuko iraziguha, irakumva, ni umubyeyi. Haleluya. Ituro rero, amaturo aracyariho. Ikitakiriho ni bya bitambo bimena amaraso. Ibyo byo rwose tugitangira n'izi nyigisho narakubwiye nti ijambo ibitambo ntabwo rizakoreshwa cyane, kuko ibitambo byarangiranye n'igitambo cyo ku musaraba. Ibyo byo rwose. Ariko ijambo amaturo ntabwo ryigeze rivaho n'uyu munsi, turacyasabwa gutanga amaturo. Haleluya. N'ikimenyimenyi muri za kiliziya aho dusengera hari agaseke k'ituro, bikumvisha rero yuko gutanga amaturo bikemewe. Igitambo kimena amaraso cyo ntabwo kikibaho, ariko amaturo aremewe. Kandi twongere twibukiranye yuko ituro ritari amafaranga gusa. Wongere utekereze yuko ushobora no gufata ibishyimbo, ushobora no kugira gute, ugafata n'imyenda ukabijyana kugira ngo bize guhabwa abakene, kuko n'imfashanyo z'abakene ziratangwa. Ibyo rero ni mu buryo bwo kurushaho gusobanura amaturo dutanga no kugenda tureba ku bibazo abavandimwe bagenda babaza. Ngewe bikanshimisha kuko bituma ndushaho nawe kugusobanurira muvandimwe ukuntu ubuzima turimo bumeze n'inyigisho turimo uko zimeze. Haleluya. Abantu rero bajya batinda ku kantu gatoya, ugasanga kabaye nk'akantu gatindije ibintu, ariko katakabaye. Icyo dusabwa ni iki? Ayo maturo nituyafata tukayashyira Imana ntabwo izarwara ubwangati rwose. Ibyo narabivuze, mpora mbivuga, ntabwo Imana izarwara, ntirwara, ntirwazwa, ntirwaza. Imana ntizigera igira ikibazo ngo ni ukubera yuko umuntu yayihaye amaturo menshi. Haleluya. Ariko nuyatanga ni wowe azagarukira. Ibyo twarabiganira ubwo twarebaga ku kamaro k'amaturo kuwayatanze. Haleluya. Ni wowe rero ugomba guhitamo muvandimwe, ukavuga uti ngewe ndumva ngiye kujya nyatanga kugira ngo angire akamaro kagaruka imigisha kuri ngewe. Amina. Ni wowe uzabireba, ntabwo ari itegeko yuko, nubwo bibaye itegeko wenda mu gitabo cya Malakiya, ariko ntabwo Imana, nta muntu n'umwe turabona wapfuye ngo Imana yamutaye ku murigo kubera ko atatanze amaturo. Cyakora kera muri Ancien Testament, ni ukuvuga ngo mu isezerano rya kera abantu barapfaga kubera ko batatunganyije iby'Imana ishaka. Ariko uyu munsi turi mu bitambo by'impuhwe. Haleluya. Imana yaratwihanganiye. Haleluya. Imana irihangana cyane, igakomeza kugenda iturwaza, idusunika gake gake. Iravuga iti bana banjye mufite amajosi ashingaraye ndabazi. Haleluya. Sinshaka kugira ngo mparirikanywe namwe, ahubwo nimukora ibyo mbasaba. Dore uzakora icyo musaba icyo azaronka, n'utazakora icyo musaba icyo azaronka. Ariko muvandi, ko turi abanyabwenge, bamwe wenda twize amashuri aciriritse ariko aduhaye byibuze ubwenge, n'abatarize amashuri rwose, n'utarakandagiye no mu ishuri, ko atabura ubwenge rumumujyana kuri wese. Niko twajyaga tuvuga ngo runaka abuze ubwenge ngo bura no umujyana kuri toilette. Ubwo ntawe ububura.
muvandi, ninde muri twebwe udafite ubwenge bumwemeza yuko agomba kwigorora n'Imana, agomba kurebana neza n'Imana? Ninde udafite ubwo bwenge koko? Kuko Imana yo mu ijuru ntago dukwiriye gushakira ariko se ngo Imana ngo nge nabona nyishimira iki? Imana ibyo yagukoreye ni byinshi, ahubwo ni wicara ugasanga udakwiriye gushima, uzajya uvuga uti Imana ndapfuye birarangiye ko shitani yamboshye, ndi muri gereza ya shitani yamboshye, nyereka ko nta cyiza mfite. Muvandimwe we, ibyiza ni byinshi pe. Mu minsi ishize nari kumwe n'umuvandimwe turimbye, hari ukuntu nyine iyo umuntu agiye mu misa nyine uravuga uti reka nambara akenda keza hinge gusingiza Imana nsa neza, nabyo biba ari ngombwa. Ariko erega n'abakobona basingiza Imana, haleluya, buryo uko dusa tumeze nka za ndabyo, uburyo ururabyo urareba ukavuga uti yo mbega uko nari rwiza, rukakunezeza, ari indabyo zimara agahinda n'umubabaro. Nuko ubwo rero mu minsi ishize nyine umuvandimwe yarimbye, nyine twarimbye, mbese nanjye nari hafi ye, twarimbye twambaye neza bien, tugiye mu misa. Noneho rero ako kanya haza imbwa aho hantu hafi yaho twari turi, mbese yo muri urwo rugo, iragenda yijya mu gitaka, irigaragura. Nuko irangije kwigaragura, tukabona nyine twebwe mu gihe wowe warimbye uri kwirinda ko ari n'akavumbi kakugwaho, imbwa iri kwigaragura mu ivumbi, irigaragura, irangije irabyuka irikunkumura, nyine ubwo niko koga kwayo hari. Noneho rero uwo muvandimwe twari kumwarareba aravuga ati ariko Mana, ati dukwiriye kujya dushima Imana koko, ati ubu kuki Imana itatumye mbimbwa koko, ati ubu mba ndi kwigaragura hari ibyo kurimba ntacyo bimbwiye, ahubwo ndi hari. Ariko Mana, ati nkwiye kugushima n'ukuri, ati ndagushima ko ntabaye imbwa. Ntiwumva byibuze nk'iryo nishimwe Nyagasani abakuzaniye ako kanya, ahereye ku byo uri kureba. Muvandimwe akwigisha ahereye ku byo ubona, ku byo wumva, cyangwa se ku byo uri kureba. Muvandi, urumva udakwiriye gushima ko utabaye imbwa? Uzareba abantu bafite imbwa, iyo bagiye kuzigaburira bafata isahani isa nabi cyangwa yamenetse, agasafuriya, mbese muri make isafuriya dutekeramo ibiryo by'imbwa, n'abazifite bazikunda. Ntago ibiryo by'imbwa babivanga n'iby'abantu, mbese bazima bandi. Sinzi niba hari abageze kuri urwo rwego, njya numva bavuga ngo abazungu bakunda imbwa cyane, ariko sindamenya urukundo umuntu yakunda imbwa kugeza ubwo wenda hari afata isahani. Mbese nge ndavuga noneho ibyo mbona, aho ntaragera wenda naho birahari by'urukundo rw'imbwa rungana n'urw'umuntu, nta kibazo, ntago mbabujije. Ariko icyo ndashaka kuvuga nuko imbwa aho nzi henshi bagenda bakazigurira amagufwa, barangiza imbwa bakayishyira aho ngaho, bakayiha ku isahani isa nabi, cyangwa se ikagira agasafuriya kayo ariko katari keza. Twebwe rero tuzi gukora veseri, tukoza amasahani meza, tukamenya n'amasahani ariho uturabyo, haleluya, tukabitaka ariko tukabishyira aho ngaho. Umuntu yakwinjira akavuga ati yo mbega isahani nziza, wanayireba kumva ugize apeti, nta n'ikiri ukumva mbese uraryohewe, kubera ko Imana itatumye tubimbwa. Haleluya, haleluya, ndayishima cyane kubera ko Imana itatumye tubimbwa, kubera ko Imana itatumye turira kuri biriya bintu bisa nabi, ahubwo Imana itatumye duhora umunyururu mu ijosi ngo badukontorora. Haleluya. Mu minsi yashize nashimye Yesu, ariko mushima ndi kurira. Hari ukuntu nyine Nyagasani Yesu ajya tutembereza, nukuri yaranembereje pe. Njya mu isoko, umuntu yari yantumye ihene, noneho ngenda ngiye gushaka ihene, ngezeyo nsanga uduhene twinshi, mbese ubwo mu isoko ry'amahene nsanga ihene nyinshi zaje kugurishwa, kandi ubwo zagurishirizwaga hehe? Iruhande rwa batwari. Ni ukuvuga ngo uyivana mu isoko uyigiye tuyijyana kuyibagisha. Ndeba utwo duhene ndavuga ntako Mana, haleluya, dukwiriye kugushima Mana. Ubu kuki tutabaye abacuruzwa ngo natwe turibwe gutya? Ubu ngewe mba naramaze kuribwa, abana banje aribo banamye ahangaha bategereje ko bagurwa nabo bakicwa. Ariko muvandi, kuki tutashima Imana ko haleluya ko yatugiriye neza, ko ikaduha kuba tutari inyamaswa ziribwa? Ibyo bintu narazirebaga izo hene nkumva imbabazi ziranyishe, ndavuga nti Mana we, ubu se uyu muntu nzamubwira ko nabuze ihene nageze mu isoko ry'ihene? Abantu bazi ibyo by'ihene
akajya bazikanda kanda bakavuga bati iyi ngiyi ni ikome. Haleluya. Maze nkavuga nti ariko Mana Yezu we warakoze mwami wanjye, warakoze nzahora ngushima Mana, n'abatazagushima njye nzabashima mu mwanya, nzashima mu mwanya wabo. Mwami wanjye warakoze pe, wahagaze ahakomeye, waduhagarariye ahakomeye. Nitwe twari kuba turi muri ayo masoko ducuruzwa tudafite uko twinyagambura, tudafite uko turi bubigenza abana bacu bari mu masoko tubyara kugira ngo isi imire. Yezu warakoze ndagushima. Haleluya, warakoze ndagushima mwami wanjye. Hari abantu batagushima kubera ibigeragezo babamo, ariko ujye umbabarira ngushime kandi wakira ishimwe ryanjye Mana, uryumve nk'irihagarariye abo bantu bose batajya bibuka kugushima. Yezu bigeze aho twigisha ku maturo tukajya twirwa tubwira abantu kugutura, ugasanga nitwe twabaye ikibazo, ariko aya maturo ko bayatinzeho. Haleluya. Yezu mwiza, nukuri babarira abantu, ubashoboze kurekura imitima yabo, irekura amashimwe asohoke. Abantu baricara akavuga ngo ndarushye, ngo ndageragejwe, ngo ngewe ngo merewe nabi, ariko akirengagiza ibyiza wamukoreye, akirengagiza yuko mu bitaro hari abantu baryamye, hari n'umuntu uvuga Nyagasani Yezu babarira bavuga gutyo, wenge ndutwa n'uwapfuye. Yezu ujye ubabarira abantu bavuga gutyo, kuko baba batesha agaciro igikorwa cy'ibiganza byawe. Baba bavuga ngo ntacyo wakoze igihe wabacunguraga, baba bavuga ngo ntacyo wakoze igihe wabahaga kado y'umwuka. Baba babona ko n'abapfuye ntacyo babarushije. Yezu ujye ubabarira abantu bameze gutyo mwami wanjye. Yezu ujye ubabarira. Nukuri nanjye ndi umunyabyaha, ariko nsabiye imbabazi abanyabyaha bagenzi banjye. Turinuba tukijujuta tugakabya, kandi ijambo rya rikatubwira yuko kwijujuta bingana n'icyaha cy'ubupfumu, bingana n'icyaha cyo kuraguza. Duhora kwa mupfumu twagiye kuraguza kubera kwijujuta. Yezu mwiza, tubabarire ibicumuro byacu dukora tutagushima. Hari abantu benshi bafite ibibazo binyuranye, uburwayi, imisonga inyuranye, Mana, ibigeragezo. Ugasanga umuntu ikigeragezo cyamushyize kure yawe Yezu, ngo ntacyo bimariye, ngo si yo Mana nayisingiza nciye hehe. Yezu akiyibagiza wenda ko afite n'iyo viza abandi babuze, akiyibagiza ko hari abantu bari kugwa mu nyanja. Njya mbona abirabura bari kugenda bapfira mu mato hirya no hino, ngo bari kurwana bashaka kuko bakwinjira mu bihugu byateye imbere, bakagwa mu bwato bakapfiramo. Njya mbibona kuri televiziyo berekana imiryango iri kuzenguruka mu bwato mu nyanja, barabuze aho babakira. Bagera ku nkuka Amerika iti ntitubashaka, bagera ahandi bati ntitubashaka, bamwe bakazapfira mu bwato. Yezu, uwo muvandimwe akaba yaragize amahirwe akabona viza, akaba yicaye mu gihugu cy'amahanga, ararya akanywa, afite byose, ariko abuze akantu kamwe, kandi kamubereye ikigeragezo, kagatuma bya bindi byose ayifata akabishyira muri puberi, akavuga ngo ntacyo Imana yankoreye, ngo ndutwa n'uwapfuye. Yezu ujye ubabarira abantu, abanyabyaha bagenzi banjye ndabasabiye. Nanjye mbabariraho nabona arakwijujute, ariko babarira abanyabyaha bagenzi banjye, tubabarire n'ukuri Yezu. Turakubabaza. Yezu mwiza, nyangana n'abana bo muri Afurika baba bavuga bati waduha ubushobozi ngo tugere i Burayi. Nagana n'abari i Burayi bati waduha ubushobozi ngo dusubire muri Afurika ko turapfuye. Yezu mwiza, ku isi nta mahoro. None ndakwinginze utera abantu kwishimira uko bari, kugira ngo bajye bahora bagusingiriza abo bari bo. Yezu ndakwinginze, ndagusabye, kandi nzi ko ntacyo tujya tugusaba kivuye ku mutima ngo ukitwime. Sabiye imbabazi abantu badashima, abantu bindashima, abantu badashaka gukora ku byo bafite ngo baguha amaturo. Abo ndabasabira basi nibayamira ariko bagusingize. Yezu bagusingize, kuko urambwira ngo naga amaturo yacu ariyo ukeneye. Haleluya. Ntabwo ukeneye amaturo yacu, ahubwo ukeneye imitima yacu mwami wanjye.
Yezu urakoze cyane, urakoze kuhuguye imitima yacu, urakoze kutwigishiriza ku buntu, ni ukuri kuzo n'icyubahiro ni ibyawe, uri Imana yacu ubu n'iteka ryose, amena. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amena.